umuhinzi yitwa mwiza sarura, umuhanzi yitwa mwiza aririmbye, umwanditsi mwiza agaragarira mu nyandiko ze, ariko se inyandiko nziza mu ijwi ryiza. SKYTV Rwanda yiyemeje kubabera isoko y'umwimerere w'amakuru agezweho kandi yizewe, yabavubukaniye irindi soko ry'ubuhanga mu kwandika, kuvuga no kuganiriza abayikurikira inkuru nziza zandikanye ubuhanga n'umuhanga mu guhanga. Ni kenshi umva ibyanakana nako gaseka ukarira se, ibyo byiyumviro bitera ikiremwa kwisanisha na buzima bwa muntu abayeho ku isi, bimubera inyigisho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uwonkunda Bricelline yazatujyana mu uwo mujyo mu nkuru zandikanye ubuhanga. Yani inkuru nanditse zitandukanye zibanda cyane ku buzima bwa buri munsi, urukundo, zigaruka ku mateka n'ibindi bitandukanye. Tuzabana rero kuri SKYTV Rwanda, ni buri wambere, buriwagatatu na buriwagatanu. Gukora subscribe kuri SKYTV Rwanda ni inkunga ikomeye kandi izatuma ugerwaho n'inkuru ndende nzajya mbagezaho. Turatangira na Dr Manzi, ni inkuru y'urukundo, gukomereka, gusana k'umutima. Bazarira, tuzarira, bazaseka, tuzaseka, ariko finalement tuzigama byinshi.